muhagurukiye twegeze mugihe hagati ko nimba mwabona bizi reka turirimbe indirimbo yacu natwe korali nkuru irimo babasaza irimo babakecuru irimo rwarubyiruko rwacu irimo na korali zacu nuko namwe nimudufashe guhimbaza Imana turirimba iyi ndirimbo tuzi cyane nawe ngo turirimbe indirimbo tuzi niyo ufite igitabo cy'indirimbo ubona mugenzi wawe atayizi wowe urakimuha ukaririmba ndetse uhimbaza Imana ukomera Imana amashyi n'umuntu wawe ubura guhimbaza Imana amashyi Mutabazi wacu Yesu, twese tuye
turashimira Imana natwe kandi dushimira Imana iby'Imana ibadukorera. Mana Data wa twese uri mu ijuru, akira ishimwe n'icyubahiro kuko uri Imana yacu. Uri Imana yahagurukanye natwe mu bihe bikomeye, uri Imana yaturinze ibyago, uri Imana yaturinze ingorane. Iki cyumweru cyose twabanye nawe, wagendanye natwe, wakoranye natwe, wahagararanye natwe. Mwami Imana yacu, wongeye kuduhuriza hamwe mu nzu yawe, wakoze ibikomeye tutabasha kurondora. Data wa twese wagize neza kuduha umugisha ungana utyo, ni igitangaza gikomeye kiturenga. Akira icyubahiro, kongeye kutwemerera kuba hera hahera, kugira ngo dushime izina ryawe Mana, kugira ngo tugutambire amashimwe ko turi amahoro, kugira ngo tugutambire amashimwe ko wakoze ibihambaye, kugira ngo tugutambire amashimwe ku mirimo yose wakoranye natwe. Abitorero turi imbere yawe, turaguhendahenze muri uyu mwanya wa nonaha. Wakira ishimwe ry'abanyetorero, wakira ishimwe ry'abanyagihundwe, wakira ishimwe riri mu mitima yacu. Ibyo wakoze birarenze, ibyo wakoze ni ibitangaza. Mana, nta gikuba cyacitse, tuguhaye icyubahiro. Uri Imana ihagararanye natwe, uri Imana iri kumwe natwe muri uyu mwaka wa 2021, kugira ngo uzaturinde gukorwa n'isoni, uzaturinde kumwara, uzahagararane n'umuntu wese, uzakorane n'umuntu wese, uzagendane n'umuntu wese, umutima wose uciye bugufi. Mwami Imana yacu, ntukawirengagize. Turagusabye ngo uhagararane natwe muri iki gihe cyacu cyo gusenga. Uyu muntu waje arushya ruhurwe n'Imana, uyu waje ababaye atahana umunezero uturuka mu ijambo ryawe. Uyu muntu waje agukeneye, umuhere igisubizo Mana. Bera igisubizo umuntu wese uri muri urugo rwawe, bera igisubizo umuntu wese ufitiye inyota, kandi turasabye ngo inyota yo gushaka ikomeze ibe nyinshi guhire. Mwami Imana yacu, uko turushaho kukwegera, komeza gukora ibitangaza mu itorero ryawe. Turagushimiye kuri kumwe natwe, gahunda zose turazikweretse, kugira ngo ukomeze uziyobore, ukomeze uzihagararemo, kandi dukomeze tukumve kumva imirindi yawe igendagenda mu rugo rwawe, dukomeze tugirwe n'ubushake bwawe. Cyubahiro n'ikibi cyawe muri Kristo Yesu Umwami wacu, amen. Tugiye gutanga amaturo y'ishimwe. Turekere kuri uwo mwanya wo gushima Imana, gutanga amaturo y'ishimwe. Bibiri byo gutanga amaturo y'ishimwe si umubwirizo, si ibintu bigenda byerekana, ahubwo tugiye gutanga ituro rwabo. Ndagushima Imana kuko watinze muri iki cyumweru. Ndagushimiye ko nagiye Kabiri ngataha amahoro, ndagushimiye ko nagiye Kigali ngataha amahoro, ndagushimiye ko nagiye Umurima ngatura mu Bizirezi, ndagushimiye ko abajura batangiye, ndagushimiye ko n'ijoro ryakeye, ndagushimiye ko nagiye muri Kongo ngataha. N'ibindi nk'ibyo ngibyo, utanga iryo turo ryawe, umutima wawe uri gushima Imana, waba Mana kubw'ibyo. Nanjye reka ntange ituro ngushime yuko warinze kurangirira. Niyo mpamvu rukwerekana ko tugiye kuririmba, turi gutanga ayo mashimwe, turi muri uwo muringa wo gushima Imana, Imana iba yakoze. Reka yukorane y'umuhimbaza Imana. Abakristo natwe twese turi mu gutanga ituro twishimwe, turagushima Imana yacu.
moto nari mfite ibirenge byayo biracika, moto ikubita n'ikirenge cyanjye yari ingoze, ubu ngubu mba nacitse akaguru. Nuko nagize amahirwe iyo moto igakubita ibirenge bya moto bikaba aribyo bicika. Munyemerere duhe Imana icyubahiro, yongeye kuninda. Imana ishimwe cyane. Ni wowe ukwiriye icyubahiro mu isi no mu ijuru. Izina ryawe rirera, ntabwo wigeze wandura, n'uyu munsi ntiwandura, nta nubwo uziyanduza. Ukunda abafite imitima mishya, kuko Pawulo yabyandikiye Abaroma, aravuga ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Dawidi agize umutima mushya, waramurobanuye uramwimika imbere y'abakuru be, umuhesha icyubahiro. Iri teraniro turimo turarisengeye mu izina rya Yesu, kubera ko guterana kw'abana b'Imana haba hari umugambi w'umubi kugira ngo tutunguka, ariko duheje Satani, duheje ibitero bye mu izina rya Yesu. Dufashe mbiri ibintu byose bitari mu bushake bw'Imana. Duhamagaye Imana iri torero kugira ngo iri teraniro ribe ryo kunguka ubwenge bw'ijuru, ribe ryo kunguka imbaraga zo mu rugendo mu izina rya Yesu. Kandi ubutunzi bukomeye twifuza, nitwumva ijambo ryawe ritujyane tube bashya, wongere kutwubaka, wongere kuduhembura, tubone ibyiza byawe. Dusengeye umugaragu wawe warobanuye ukamusiga, ndetse ugashima ko uyu munsi uvugira muri we. Emera uhanurane nawe, kandi umwuka wera w'Imana mwuzure. Kandi iri teraniro, umuntu wari ufite umutwaro umuhetamisha, wuruke kubw'ijambo ryawe kugira ngo abone ihumure. Duhaye karibu ubwami bw'Imana buze butsinde ubundi bwami bwose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Navuze ngo hari rero ntituzigabanye, ariko reka mvugishe kubwira. Ndashaka kubwira ko turi hafi y'Konga. Yesaya 66 sinzi ko muhabonye. Mirongo 66 ku murongo wa 10. Muvige umuhanuzi Yesaya hanuye, duhere ku murongo wa 10. Mbese nzatuma batwita, ne gutuma babyara? Nibyo Uwiteka abaza. Ko ari nge utuma babyara n'abazibinda? Nibyo Imana yawe ibaza. Mwishimane ni Yerusalemu, muhanezererwe mwe abahakunda mwese mwe, namwe abaharirira mwese mwishimane naho, kuko munezerewe. Kugira ngo mugire gute abafite Bibiliya? Kugira ngo mugire mute? Kugira ngo mwonje muhage amaki, amashereka y'ibihahumuriza, muryoherwe. Icyo bita bon appétit. Mwishimire icyubahiro cyawe gihebuje. Uwiteka aravuga ati, dore nzahayobora amahoro ameze nk'uruzi, nzahaha ubwiza bw'amahanga bumere nk'umugezi wuzuye. Ibyo nibyo muzagira gutera, ibyo nibyo muzonga, muzahagatirwa mwakabyaramwe, muzasimbagizwa ku bibero, nk'uko nyina w'umwana ahumuriza umwana we, niko nzabahumuriza, muzahumurizwa Yerusalemu. Ni mu Bibiliya zanyu, muzahumurizwa Yerusalemu. Konga hari amashereka, haleluya, hari ibere na nyiraryo. Iyo twajyanaga na mama guhinga kera, umwana wabaga asigaranye undi mwana muhira, ngo iyo umwana ariraga akeneye konka, akarira ashaka nyina. Sinzi ababyeyi b'ikigeni namwe niba bijya bibaho, ubonaga mama ari kugira ibere rye gutya, ngo amashereka araje, agahita amenya ko umwana akeneye konka, agakumbura kujya konsa. Hari ukeneye konga n'ukeneye konswa. Ngibyo duhagazemo ubu muri kubona kaga duhagaze mu gihe cyano, umwami wacu ibere rye
rimaze kuzura amashereka akeneye ko wagenda ukaryoha, akeneye kutwoza. kandi mbere y'uko ibi ngibyo biba, ibi ngibi bitubangirije duhagaze mu gihe cya none, nakubwiye ngo ibi muri guhora nabyo, ibi byaha muri kubona bikabije birenze ibyo kuri Sodomu. aka kaga muri kubonamo bikari kuboneka ku isi, ibi byose mbere y'uko Yesu aza bigombe biboneke. Ntibidutwara umwanya ngo dupoteze wakati, ngo kuki ibigombe bibi mbere y'uko umwana abonanye abanza amarira. Sinzi niba nawe ujurira. Habye mfashe igihe cy'umwanya wo gusenga, ariko Mana ni uko tudaherukanye nawe, kimaze iminsi imwe bafite ubukonje, ngafata y'umunsi umwe cyangwa y'ibiri, nakubwiye ngo ati itatu isigaye ingoro, ariko nashe ntarizi, ndavuga nti sinzi uko byagenze, ejo mwongera ngafata y'indi minsi. Twese urungana gutyo, niba arabinyumvanye icyo mbikubwira, niba utarira ntukumbura. Umwana yakumbuye nyina, nyina ararira, kandi yarize nyina nabo ngo kumva sinzi uko mu gituza bigenze. Ijuru ryatangiye kumva mu gituza sinzi uko bigenze kubera amarira yawe. ngo muzonga, ngo kandi muzahagatirwa, ngo kandi muzahaga amashereka. Nakubwiye ngo mama yanyimye ibere, ariko iryo ngiye kuzajyaho ntawe uzongera kurinkuraho, nzarihoraho iteka ryose. kandi tuzonga amashereka adashobora gukama mu gituza, kuko nyiracyo nicyo gikenewe. niba turi kubivuga dutya, ubundi ijuru rishaka kukwikumbuza, rifata ibyo ku isi wabonye rikaba ryo rikugereranyiriza nabyo, ariko ubundi mu ijuru ngo tuzabona ibyo tutigeze kubona. ariko kugira ngo badukumbuze ijuru, batubwira ko bazatwoza. ni ukutwoza se gusa, ngo no kudusimbagiza. kakundi tujya dusimbiza umwana, uzabigenzura kandi umwana muto umuntu wese yumva yamusimbagiza, yumva yamusomagura, yumva yagira gute. reka nkubwire, abamarayika ngo bajya bagira amatsiko yo kuzabona wowe usurutyo, bajya bavuga ngo usurutyo. haleluya, haleluya, haleluya. we bajya bavuga ngo dore ukusa silivopure. abamarayika bajya bavuga ngo iyo tugize amahirwe, iyo tugira amahirwe tuzabona uko Yohana na Birita na Suzana na Yakobo bavuye ko tuzabona ukuntu bazaba bari gusimbagizwa, kuko nta marayika uzasimbagizwa ngo kubibera. ngo kandi uko nyina w'umwana ngo amugirire impuhwe kandi akamwitaho, uko niko utegereza inshuti yanjye imyaka yose umaze utazi uko amashereka ameze, none ugiye konka zonga amashereka adakama, amashereka adashira, amashereka adakama. muri kimabwire muzasimbagizwa ku bibero, tuzasimbagizwa ku bibero. nk'uko nyina w'umwana yita ku mwana we, ngo niko tugiye kwitabwaho. nakubwiye ngo amashereka ya mama ntabwo nkiyibuka, niba harimo isukari, niba harimo umunyu, amashereka sinkiyibuka. ariko reka n'abariya abantu ndi kubona abatoya turi kumwe nabo ntiwababaza ngo bakubwire ngo ese amashereka ni isukari, ese n'umunyu, amashereka. ariko ikintu cy'intungamubiri ngera ikintu kintangaza, Imana kudutetesha bene aka kageni, kugira ngo tujye konga, kugira ngo tuzonge, kugira ngo uzajye konga. ngaho uturuka mu Rwanda, n'undi aturutse muri Kenya, n'undi aturutse Tanzania, n'ahandi n'abera n'abirabura, twese tuzahurira kuri iryo bere. ibyo ni bya bindi padiri yavuze ngo ni amayobere matagatifu. uko Imana izabigenza sinkuzi. Imana yacu ni imwe, iri mu butatu butagatifu bwera. gusa nitugera mu ijuru, nababwiye ngo kugira ngo ijuru rikwikumbuze, ribasha kukugereranyiriza ibyo ubona, kuko ntiryakubwira iby'ijuru utari wanabibona. ntibigeze uyu oya, ahubwo bafatira ku byo wabonye. bishobora kuba ari ukundi kuntu bizagenda, kuko nitugerayo icyo tuzakora, icyo Imana izakora cya mbere, ngo nuko tutazongera kwibuka isi ukundi. ngiye kurangiza. harya bonga bati
harya bonga bati hari umwana wonga nabona amashereka abaye menshi mu kanwa ke nari mufite bajya kubigenza gutyo akajya guca akavura amashereka akayavubura kuri nyina kubera guteta nyina nawe yabibona ati shati umve urayizi akamunezeza yagira ngo akayavura ayo mu ijuru sirivupe haleluya tuzayonga we tuzayonga ntabwo ari amata gusa hari n'amashere mu ijuru ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki ariko ngo hariyo n'amashere ngo tuzayo haleluya tuzayonga ubutazongera kuyacutswa nta n'uzayatuvutsa muzonga muzasimbagizwa ku bibero muzasimbagizwa gusimbagizwa ku bibero muzanahagatirwa hagatira niba ari gutya ariko wa mwana wicara burya ntibamufata nk'uruhinja hari ibyo bita guhagatira ugasanga umwana wamutwaye gutya muzahagatirwa umugabo umuhereza umusatsi umugore we avuga ati nkurikije uko dukundana rimwe wazafashe igishora ukampeka kandi ndabisize kunkunda yarabanje kumwinja aramwinja twaturi kumwe koko mada urambura ati ndagukunda ujye nkunda ati rwose umugabo avuga ati niba rero nkunda ko yawubyemera umunsi muzafata igishora isoko ryaremye ry'ikamere maze umpeke nanjye amaguru yanjye agenda nanabi inyuma uzengurutse umujyi wose twarasetse twatashye imbavu zaturiye ariko reka mubwire nubwo twari urwenya nubwo yamugore ntiyashobora kunywera ariko mu ijuru mwakabyara ngo haleluya antone ungana kuriya bazamuheka hegatire bamutwara gutya nibageraho basimbagize bajya basigiyemo badisima umuntu udakunda ijuru urahombye wakunze ijuru ku gihe kizagera bya bindi byakubayeho uri umwana mu ijuru bazabigukorera haleluya 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 tuzonga tuzasimbagizwa ku bibero kandi tuzanahagatirwa ijuru ryose rizatangara ngo abamarayika bazareba ukuntu Betaniya ifashwe bagere bati nubwo natwe twaririmbye ntitwigeze turirimbira ku musonga nk'uwa Betaniya ukaza kuririmba umwana yarwaye umusize mu bitaro ukaza kuririmba waburaye ukaza kuririmba wabonye itangazo rimanitswe hariya yuko buzacya baza guteza ibyawe ukaza kuririmba imodoka yawe yahirimye uri kujya kuvuga ubutumwa ukayirebera ku musozi hamwe n'abandi bashungereye uvuga ati ubutumwa bwa none ntibuza kuza guhagarara kandi kubwiza ubutumwa azagaruka kurarura imodoka ari hanyuma ibyo bizatuma abamarayika bagira ati gacwa nubwo bimeze kuriya nibashake basimbagizwe barihanganye abantu babanye na shitani ku isi akabagenza uko ashaka niyo mpamvu umugabo yavuze ngo nimuceceke bari bazi bari kumbwira ati watutse Imana ati nimuceceke mwabapagani mwe muceceke mundeke mvuge bingira uko bishaka naho napfa nyiringira uruhu rwanjye nirumara kubora niho nzitegereza Imana n'amaso yanjye ntiyazayireba ubwayo Sayuni haleluya ubu nubwo tumeze gutya mwakabyaramaye korona iri kutuvugisha ariko nimuceceke nubwo yazi ikanatwica nimuceceke mundeke mvuge Imana yanjye igihe kizagera mve muri korona nje kubaho nzajya gusimbagizwa no guhagatirwa haleluya
mu muri Bibiliya yera mujye musomereka. Iri juru tugiye kujyamo birakwiye ko dukwiye gutangira kuryitoza. Fasha kuvuga ngo amina ariko. Dukwiye gutangira kuryitoza. Mu ijuru tuzacuranga ibicurangishwa bitigeze kuboneka ku isi. Nuko kuvuga ngo ni za kitari, nta kitari zagera mu ijuru. Nta kitari. Durumu nk'izi reka. Ni ibidasanzwe n'abamarayika bajya bagirira amatsiko. Yemwe nshuti z'Imana, tumaze umwaka urenga tutinjira mu rusengero nk'uko bikwiye. N'ubu kandi twavuze dore twapfutse iminwa mbere y'ukwezi. Twumve tumaze dukora ibiki uko bibaye. Iri rero ririmo riduhumurira. Ni ukuri impumuro yaryo abiteguye kurijyamo barimo bumva odeur impumuro bakumva bari kumwe bashaka kurijyamo. Yemwe nshuti z'Imana, mwaretse tugatangira tukitoza uko tugiye kuzaririmba ejo bundi tukazarimba mu ijuru. Abamarayika ngo bajya batangazwa n'indirimbo tuzaririmba. Ngo hari indirimbo ngo ya Mose n'iy'umwana w'intama. Iyo ndirimbo ngo izaririmbirwa umugeni. Isakira umugeni nagerayo bazavuga ngo ngo iyo ndirimbo se ko tutayizi. Ngo tuzicara tubumbe iminwa kuko tutayizi. Ibyo mu ijuru dore ukuntu biteye. Mu ijuru ntawe uzakubwira ngo iyi ni sembari reka data. Ntawe uzakubwira ngo ubwo ni urubaho. Ntawe uzakubwira ngo ini sanitize. Ukigera mu ijuru ibyaho byose, ukigera mu ijuru, haleluya haleluya, ibyaho byose uzahita ubimenya ngo wari ubitunze. Yandi rero natwe tuzahinda ngo ahinde imyaka 1000. Mukanya bari byano bararirimba, muragwana muririmba, namwe mwaririmbye muzahora muririmba. Ariko muri cyo babiri iyo ndirimbo baririmbye wenda bahimbye icyumweru ukwezi kuzima nashaka ariko iyo tuzaririmbirwa yahinda imyaka 1000. Ngo abamarayika bazatanga nabo bafite amatsiko yakumviye ndirimbo yaguhimbiwe wowe usurcyo niko navuze. Bajya bagutuka guso ngo dore uko kireba dore uko gisa bakavuga Yesu we uko bavuga gutyo. Abamarayika bajya bati uwo ni mumuzi uwo ni mumuzi azasimbagizwa. Muri cyo dutangire twitoze konga, twitoze no kuririmba haleluya haleluya. Zamurijwi haleluya amen haleluya. Tutangiye kwitoza iby'ijuru tukiri ku isi ko tutazajya kubyigira mu ijuru. Waririmbye washaka ugasaduka ko abaganga bazakudoda ariko ukaririmbira Imana. Ako kamwe Imana yaguhaye inshuti y'Imana ni karirimbira Imana. Ubu ngubu dutangire twitoze haleluya. Ndagira ngo umuntu wese urahanga nabumura akavuga gabanya sentetizeri gabanya uzaririmba vuruare upa unapotaka unapopenda usipopenda na utaimba. Mwezi uko murahanga nitugera mu ijuru tuzahinduka korali imwe tuzaririmba ya Mose n'umwana w'intama yahinda imyaka 1000 nawe uzaririmba we ongera uzamurisha ibyo ngo haleluya haleluya. Bisobanura ngo Imana ishimwe kuko nawe uzajyayo. Imana ishimwe kuko ibimenyetso turi kubona byo kugaruka kwa Yesu n'ubiri hafi. Imana ishimwe ko n'ubu turimo turi kuvuga Imana yavuga ibindi kubabwira tugahita tubyinjiramo haleluya. Zamurijwi
kimugendamo ibyaha ajya akora, wumva ko yabitunganya aka kanya ngo tumusabire nawe ihagatirwa. Umuhagatira aramutegereje, uzamusimbagiza aramutegereje, uzamwonsa aragutegereje. Yewe niba uri aha ngaha ukabumva umutima wawe udahamanije n'ijuru, tambuka gatoya tugusabire. Tambuka gato tukiririmba ngo ari hano, ari hano, ari hano, ngwino kwakiriye ko tugiye kuririmba. Turabona uri gutambuka gahoro gahoro, uze nawe bazagusimbagiza. Imyaka yose umaze, ibibazo umazemo, agiye kugusimbagiza ku bibero nk'uko umubyeyi yasimbagiza umwana we. Nawe ngwino utunganye ku kigo bwawe, rero uzasimbagizwe mu bandi. Abakozi b'Imana ko baza tukamwegera maze tukamubwira tukamwereka Imana, ariko wateguka, ariko nawe waza ugasengerwa. Niba hari ikintu umutima wawe ugucira urubanza, nawe haguruka tukwingingira Imana. Niba nta wundi kadusaba abakozi b'Imana.
neza yaturutse mu rurembo rwa Rubavu muri paruwasi ya Gisenyi, akaba nyine uyu munsi tugira ngo tubabereke. Bombi barashimanye bakagera hano hino, hanyuma barashimanye pastor turamuzi umwana wacu hano, hanyuma Korita nawe twabonye ibyangombwa bye byemezo bye, muzana hano muri paruwasi yacu kurangwa gutangiza ubukwe. Rero abanyetorero niba dushima ko ubukwe bwazakomeza, iki ni ikimenyetso gikomeye cy'uko twemera twese ko ubukwe bwakomeza, hanyuma turakomeza no kurusengera cyane kugira ngo Imana izakomeze kubamo no kubana nabo. Umunsi rero tubaberetse bwa mbere, turakomeza tubasengere kugira ngo Imana izakomeze kuba muri ubu bukwe kugeza bugeze ku musozo. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, basubire mu myanya yabo. Yandi matangazo dufite